Dutangiye agafilime kacu k'uyu munsi tubona hari umuntu uryamye muri pisine mu mazi. Umukecuru wari uri mu zabukuru ari mu kagare aza yirukanka atabaza ati Grace, Grace mwana wanjye, Grace wabaye iki? Yo nimutabare, Grace, Grace dore nguyu. Umukecuru mu kwitegereza abona ni umuntu w'umuzimu wari uryamye muri aya mazi, ahaguruka aza amusanga. Atangiye gusubira inyuma ngo abe yabasha guhunga, ahubwo agiye kugwa muri pisine. Umukobwa wakoraga amasuku aho ngaho w'umukozi yahise aza yirukanka ahita atangira gusunika umukecuru amwegeza inyuma kugira ngo ataba yabasha kugwa mu mazi. Umukobwa yarabikoze arangije aba atabaye umukecuru, ntiyaba akiguye mu mazi. Umukecuru na wa mukobwa barumirwa. Umukecuru mu kwitegereza ahita ahwera bitewe n'ibintu yari abonye by'umuzimu. Umukobwa yavugije induru ati nimuntabare, nimuntabare, umukecuru dore aguye muri koma, aguye igihumure, abonye ibintu. Umugabo ahita aza yirukanka arangije aramubwira ati bigenze bite, wowe urashaka guhikira umukecuru mu mazi nta n'isoni? Umukobwa ati wowe tubonye ikintu hariya yaragiye kugwa mu mazi mpita nza namukora. Umugabo ati wowe nta soni ahubwo wari ugiye kumuhirikiramo, uzi ko umukecuru yisaziye, urebye nabi yahita agwa mu mazi agapfa. Nuko umugore wa mugabo ahita aza abwira aza abaza ibibaye, baramubwira ati uyu mukobwa yaragiye guhirikira uyu mukecuru mu mazi. Aho agakobwa we uruzuye, urabona umukecuru wisaziye gutya wari ugiye kumurikira mu mazi nta n'isoni? Umugore ahita abwira ati mbare kabiri, gira vuba aha ngaha, wowe uraza gukora icyaha. Umugore asigara avuga ati ariko iki gikobwa nacyo marange kitwikiye gahunda, twari twigiye muri gahunda. Noneho umugabo ahita abwira umugore ati se sheri, nturi kubona wowe ko byakunze ahubwo n'umukecuru yahise ava mu mwuka yahwereye? Kumbi iyi nkuru bari kutubwira niyo umukecuru n'umwana we wari ufite umugore bari bashaka kugira ngo bamurye imitungo, bashaka kumukura mu buzima ngo abe yabasha gupfa basigarana ibye. Ku rundi ruhande baratwereka umukecuru yari ari hanze kuri bariko mu kagare ari kwirira utuntu tw'imbuto, bahita bafata umugozi bazirikaho wa mugore, aramanuka aza gutangira kuroga ibiryo imbuto umukecuru yari ari kurya. Umukozi yaraje arabibona yuko wa mamabuja we bashaka kwica umukecuru, arangije ahita abuza umukecuru ati hoya have reka kurya izo mbuto, have bibi, have ibyo bintu birahumanye, te Yesu we mbega abagome, ibi bintu byari kukwica tate, ibi bintu byari kukwica rwose, ibi bintu mana yanjye we. Umugore yahise amanuka ntiyagatera ati wowe uri mu biki wa mukobwa we, kubera icyo ukunda kwivanga mu bintu? Wowe umukecuru ari kwirira imbuto nawe warangiza ugashaka kuzimwa? Umukobwa agiye kongorera umukecuru amubwira ibyabaye mu mabuja atamukurura imisatsi, aramubwira ati wowe nkubure hano, wowe ibyo uri kujyamo birakureba, ubundi wowe wakwirukana. Iki gikobwa maranye, iki gikobwa ngikorera iki koko? Urandebera ngo cyica gahunda. Umukecuru amaze ati se wowe mwebwe bimeze bite, kubera iki muri gutongana? Wa mukazana baramubwira ati ubundi wowe nawe maje kukurambirwa, ati ubundi se kubera iki ubundi wowe udasaza ngo uve mu nzira ngo ube wabasha gukora, hari ukuntu uba utugora udutanya n'abakozi n'ibiki byose. Umukecuru ati se mwanyihanganiye koko bana banjye ko nanjye atari njyewe. Baratwereka umukecuru yaje kurwara agira crise ikomeye, babasha kuba bahamagara dogiteri kugira ngo aze amukurikirane. Murabibona ko munsi y'igitanda harimo wa mukobwa yacengeyemo. Nuko umugore wa mugabo ati rwose tate yarwaye mukecuru wanjye, si ubu koko ngo urabigenza gute? Ngo mbabarire dutabare. Mugabo ati dutabare, gira vuba ubashe kwita ku mukecuru yarembye. Muganga arangije arababwira ati rero mutabashije kwita kuri uyu mukecuru vuba ngo mumwiteho, bishobora no kuba bibi akabasha kuba yakitaba Imana. Umukazana ati mbabarira umwiteho umwiteho, ibintu byose dusaba turabikora. Nyine bamwereka muganga yuko bakunda uwo mukecuru. Umukazana aciye bugufi atangira gusoma. Nyirabukwe ati ndagukunda rwose, mbabarira ntudusige. Kumbi ni ukurenzaho urareba n'ukuntu kiri kureba. Gusa wa mukobwa yari ari munsi y'igitanda arimo arabyumva byose, ari kumva n'ukuntu bari kwiyorobeka kuri muganga bamubeshya yuko bakunda mukecuru. Umugabo yabwiye muganga ati wowe nta kibazo nimba banjije kumwitaho, ahubwo wajya no kuzana n'indi miti vuba kugira ngo umwiteho. Umugabo yaciye isiri umugore we ati gira vuba umurangize undi ave mu nzira. Umukecuru yari ari aho ngaho abyumva. Nuko umukazana ati iyi none aka kanya ngiye kuba nabasha kukurangiza, reka nze nkwereke, kanze mfate urushinge nkwereke.
ati reka nze ndujombe mana, ariko buretse gatoya nkwereke, reka nze mbanze njye kureba ko nta muntu uri hafi aha ngaha yagiye uriya muganga, ubundi nze nkwereke ukuntu nikora utuntu twanjye mpite nkurangiza. Umugore yaraje kugira ngo aze arebe koko baherekeje wa muganga batamubona. Umukobwa yavuye munsi y'igitanda araza ahita agurana rwa rushinge rw'uburozi wa mugore yari agiye gutera muri serumu. Noneho umugore araza ati bagiye ati rwose mukecuru disi nyine ubashe kuba wakigendera mu mahoro. Arangije acomeka rwa rushinge rw'uburozi azi yuko ari rwo rurimo uburozi yari yateguye kugira ngo amwice. Arangije ahita yegera umukecuru amubwira ati rwose tate nagukundaga gusa nyine wigendere neza, ugiye kuva muri iyi si y'abazima wajya mu ijuru wajya kwa satani, wihangane gusa nyine nanjye ndashaka gusigarana ino mitungo nanjye nkarya n'uriya mugabo witwa ngo ni uwanjye nawe nzahita mwica murangize ubundi nsigara ndi kurya imitungo njyenyine. Ati rero wa mukecuru we rero bayi gusa nagukundaga warakoze kuba warakoreye ibi bintu byose. Umukecuru yararabyumva ahangaha arangije azunguza umutwe yibaza ati uyu mukobwa kuko mwabana banjye. Noneho wa mukobwa yazanye wa mukecuru mu kagare ariko cyane ati mukecuru yapfuye yitabye Imana, nimuhamagare muganga umwuka wenda gushiramo rwose mukecuru ndabona byarangiye. Bahamagaye muganga yahise azana agatera basanga bari kwihisha ngo umukecuru wacu dore yagiye kuva mu mwuka, kumbi bahoze banamuseka bavuga ati oh yabaye cyavaga muri n'umwuka. Nuko umukobwa nawe umukozi ararira, umugabo nawe umuhungu wa mukecuru n'umukazana we bariririsha abandi babwira muganga ati rwose mukecuru dore byarangiye. Mukecuru umutima we turi gukora twumva ntabwo uri gutera rwose, turebera ikibazo gihari niba babasha kumutabara kandi turamukunda. Umukecuru yaragutse aravuga ati mwebwe muri kurira nta n'isoni, ndebera we ngo reba ukuntu biri kwiririsha amarira y'ingona. Umukazana ati mukecuru bishoboka bite kandi uri muzima? Umukecuru ati nta n'isoni, mwebwe murabeshya ngo murankunda. nta n'uyu mukobwa byumva baratwereka ku ruhande barababwira ukuntu byagenze. Cyagiye wa mukobwa agiye kuruhura umukecuru mu mazi yabashe kuba yabwira umukecuru ati rero reka nkubwire mukecuru, aba bantu bawe uyu muhungu wawe n'uriya mukazana ntabwo burya bagukunda. Ati rero reka nkubwire ntabwo bagukunda. Umukazana numvise avuga ko ashaka kuzarya imitungo yawe akayirya akayimara. Ati rero niyo mpamvu ngiye kukubwira ikintu dukora. Ati wowe tugiye gukora ibi bintu umbabarire uzajye wihwereza ntihazagire uzamenya kugira ngo ubashe kumenya nimba bagukunda. Ikaze kuri Crystal TV, kora like, share na comment na subscribe kugira ngo ujye ubona video mu ba mbere buri uko dushyizeho video buri munsi. Rero umukobwa yarambwiye ati wowe ugiye kwita wihwereza nindangiza uzajya ukora ibintu byose nkuri iruhande, nzajya nkuba hafi ngiye gutabaza ubundi baze barebe ikibaye kugira ngo umenye ko bagukunda. Yaratabashije kuko cyagiye baraje mwabonye ko byagenze. Naha ngaha ubundi mupango bapanze yarambwiye ati wowe urware nurangiza bahamagare muganga ubundi ubashe kuba wakwiyumvira ibintu umukazana wavuga cyangwa se n'umuhungu wawe kugira ngo umenye ko agukunda. Barabikoze umupango barawupanga neza. Cyagiye rero muganga mwabonye yari yaraje kugira ngo amuvure n'iki byose. Umukobwa yahise ava mu gitanda arangije amubwira ati reba uru rushinge ngiye kurugurana, bari bagiye kukwica umukazana wawe dore hariya yashyize urushinge kugira ngo akwice agushyire mu maboko imitsi yabashe kuba yakanyarara, nurangiza uhita ukonja uhita upfa uhere. Rero ngiye kurugurana ngiye gushyiramo urunguru ntabwo ari ukwica umukecuru. Abyumvise aravuga ati mwana wawe ni ukuri urakoze cyane kandi ndagukunda. Umukobwa ati ni ukuri rega narakwishimiye kuva nagera hano kandi uri umukecuru mwiza. Umukecuru ati ni ukuri nzakugororera, ibintu uri kunkorera ni agatangaza mukobwa mwiza. Ati kandi urakoze cyane. Ngaho rero umukecuru ryama mbashe kuba nagusubizaho umwuka noneho babashe kuba baza bakurure.
ibyo ngibyo nibyo bababwiraga ukuntu bagiraga ngo barebe ko babakunda. Umuhungu arangije aritotomba nyine amahoro y'umunyabyaha urabizi no kwiregura mu by'amafuti ati mama wowe kweki ukora ibi bintu kubera iki wowe nta n'isoni mukecuru. Umukobwa yarambwiye ati wowe genda ntabwo umukunda. Umukecuru ati mwihorere mwana wawe bihorere gusa murambabaje ngiye kubakorera ikintu gituma namwe mubabara ubundi namwe mwumva ukuntu bimera. Muganga yarume arangije avuga ati mwebwe nta n'isoni siko ibintu mukora bishaka kubihanirwa n'amategeko. Nta n'isoni mara gufata umukecuru uri mu zabukuru mugashaka kumwica kugira ngo musigarane imitungo. Nta n'isoni. Umukazana warangira avuga ati wowe si ibyo birakureba ibyo ngibyo uri kuvuga ibyo birakureba ati n'ubundi azanapfa kandi tuzabisigarana. Nuko umuganga arangije aravuga ati nta n'isoni wa mukobwa we wa mukazana wawe w'umukecuru urukumva ufite rezo. Umuganga abwiye umukecuru ati ihangane wowe ntabwo ubasha gupfa igihe cyawe kitaragera ati bihorere. Umukecuru ati muganga rwose nyine nanjye byanyobeye byandenze. Umukecuru yasavuga ati mumpamagarire polisi babashe kuba bajya kubafunga. Bahise muca bugufi umukecuru n'ukuri tubabarire rwose. Umukecuru ati mumbeho nta n'isoni mwebwe murashaka kunyica nta soni kugira ngo musigare imitungo. Umukazana ati nukuri tate ndagukunda nukuri byose nukubeshya umukozi w'amurwa ati murabeshya mwebwe murabeshya. Umuhungu wa wa mukecuru ati iki gikoze nicyo kinabiteye buretse sha uzambona. Umukecuru yasabwe ati mumbire mu nzu mugende none ahangaha aka kanya ntaranabona bafungisha ahubwo nta n'isoni mufite. Barasigaye babandi baragenda barabirukana muri ya mazu ya wa mukecuru. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. Like, share na comment ibyanyu ni ingenzi. Naho ubutaha mugasobanuye gakurikira ingiyi ejo saa 7.